Oh yes, alright, nitwa Edike Lodingwereje ikaze kuri Big Show TV Rwanda. Hanyuma kakanya tugiye kuganira ku ikintu Amateka ya ngabo Meddy yitwa Meddy. Ndabizi yuko mukunda muri benshi, niba mvuganukanye mfashe umwanya kugira ngo tuganire ku mateka ye turangiza tumenye udushya twaranze ubuzima bw'uyu musore. Ngabo Meddy Jopel uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Meddy, yavukiye Bujumbura mu Burundi itariki ya 7 Kanama muri 1989 nimwe Nesindayihebura Alphonse hamwe na Cyabukombe Alphonse. Kandi uyu nguyu umwana wa kabiri mu muryango w'abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri, n'umuhanzi nyarwanda uririmba mu njyana ya R&B. Uramutse udasobanukiwe neza icyo nshaka kuvuga mvuze R&B ni injyana umuntu aririmba atarapa cyangwa se adasobekeranya amagambo mu buryo buzwi nko gusiga. Uyu nguyu ahubwo akarimba mu buryo busanzwe rwose nka King James n'abandi batandukanye. Amashuri y'incuke yayize kuri Ecole Independent Burundi ahagereye mu Rwanda. Amashuri abanza yise yakomereza muri Ecole Primaire Saint Joseph hamwe na Ecole Primaire La Colombière. Ayisumbuye rero nayo ntabwo yaretse kwiga, ubwo yarayize ayiga muri lycée La Colombière. Hanyuma ahava ajya muri Saint Patrick aho yakomereje icyiciro cya kabiri cy'amasomo, nyuma aza gusubira muri lycée La Colombière aho yize imyaka 3 mu ishuri ry'imibare n'ubugenge. Papa wa Meddy yitabye Imana akiri umwana mutoya cyane. Ubu ngubu Meddy akaba asigaranye n'abavandimwe be batatu. Ubuzima bwe nk'umuhanzi, Meddy yatangiye umuziki akiri mutoya kuko mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye yarimbaga muri groupe yitwaga Just Friday iyo muri Zion Temple, aho yarimbanaga n'abandi bahanzi ba none barimo nka The Ben, Nicholas na Leclerc uzwi mu gukora indirimbo. Aho ngaho nyine ubuzima bwe nk'umuhanzi wawe uratangiye. Ibyo ntibyaramye kubera ko byaje kuba ngombwa yuko buri wese acukwe kubera impamvu nyinshi cyane zitandukanye nk'amasomo. Icyo gihe rero akaba yarageze mu wa 5 w'amashuri yisumbuye. Avuye muri icyo gikundi yahise atangira gukora umuziki ku giti cye, akayandika indirimbo ari nako aririmba. Mu mwaka wa 2008 nibwo indirimbo ye ya mbere yitwa Ngirira Ubuntu yasohotse ikorewe muri Narrow Road. Nyuma haza kuba indirimbo yitwa Kalamata. Indirimbo ikaba yarakunzwe cyane. Hanyuma yakoze indirimbo yitwa Mayobera nayo irahitinga cyane, igihugu cyose kiramumenya. Nyuma gato nabwo ari indirimbo gusa kuko Meddy yakoze indirimbo yitwa Esurambona iza gukundwa cyane, ari nayo uri muri genda wumva muri background y'iki kiganiro. Izi zose akaba ari indirimbo zakozwe na producer Leclerc. Ubuzima bwo gukora umuziki ku giti cye ubu ngubu ababugezemo aricyo. Nyuma yaho Meddy yakomeje kuririmba indirimbo zakunzwe n'abanyarwanda benshi cyane, zirimo nk'indirimbo Ubanza Ngukunda. Zimwe muri izi ndirimbo zumvikana cyane kandi uyu muhanzi zarakunzwe cyane, yagiye azikorera n'amashusho yazo rwose. Yaje kujya mu gihugu cya Afrika y'Epfo ari kumwe n'umuhanzi The Ben kubw'ibihembo by'ijoro ry'urukundo awards. Nyuma yaho rero kandi yaje kugenda akora ingendo zitandukanye nk'umuhanzi, harimo n'urugendo yagiriye muri USA aho yaje guhita n'ubundi agumanayo n'umunyamuziki The Ben bari bajyanye. Mu banzi nyarwanda Meddy akunda, yavuze yuko akunda The Ben, agakunda Tom Cruise, Meddy agakunda King James, akaba n'umukunzi w'igihangange muri muzika cy'umunyamerika giherutse kwitaba Imana Michael Jackson. Ubuzima bwe busanzwe uretse kuririmba Meddy akunda kubyina cyane rwose, akaba anakora siporo yo koga. Ikindi kandi akunda cyane ukwishimana n'inshuti ze, ngo ibi ngibi biramunyura cyane. Meddy akunda umugati bitavugwa nk'umuhungu wese nyine. Meddy nawe akunda abakobwa kandi nawe akaba rwose hari ibisabwa ku mukobwa mwiza kuri we yumva yakunda. Ibyo rero bikaba ari uko umukobwa ari muremure n'ibindi ngiye kubwira mu kanya. Yes, Meddy akunda umukobwa muremure cyane w'imibiri yombi uteye neza bya kinyarwanda, ariko ibi ngibi nabwo akakanya bigikeneye kuko uyu nguyu arubatse, akaba afite umugore witwa Mimi bakundana cyane. Meddy rero afite umukobwa w'inshuti ye bakundanye, gusa nyine biza kurangira babanye. Yes, kuri Meddy ngo umuhanzi yakaririmbye imibanire myiza n'abandi, ubuzima abantu babayemo, akarimba uko bagomba kubaho, uburyohe bw'ubuzima, urukundo n'ibindi, ariko byose byubaka sosiyete. Kuri Meddy rwose abona yuko kuba waririmba indirimbo nk'ibicego n'ibindi bitandukanye bisenya sosiyete, abona yuko ari ikibazo gikomeye cyane, ubwo agatekereza yuko abantu bakwiye kuba baririmba ibintu nyine byubaka sosiyete. Ari nabyo natwe dushishikariza umuririmbyi, umuhanzi undi wese ukora ibijyanye n'umuziki udukurikiye. Undi muntu ashimira cyane ni Leclerc uhora ukora iyo bwabaga kugira ngo indirimbo ze zose zize zifite imbaraga kandi zinogeye amatwi. Ku mwanya wa 3 uyu muhanzi Meddy
Meddy avuga yuko akunda abafana be bamaze kugaragaza yuko bakunda umuhanzi nyarwanda Meddy nyine badahwema kuba inyuma y'umuhanzi, akaba rwose ashimira abahanzi cyane. Meddy iyo umubajije ngo ese n'icyo wabwira abantu bagukunda cyangwa se ni we butumwa wagenera abahanzi bakishakisha, yavuze yuko ngo nibakomereza aho ngaho ndetse bongere n'imbaraga kuko abanyarwanda bafite ejo heza h'umuziki, akaba rwose abahanzi bake bikaba byoroshye kumenyekana cyane, naho ku bahanzi bamaze kumenyera bo ngo abana bagomba nabo kongera imbaraga bakava mu bibatanya bagashyira hamwe kuko aricyo cy'ingenzi aho gutsikura no gusebanya hagati yabo kuko baba nyine barimo batakaza igihe kitazagaruka. Ni byinshi kuri Meddy dukomeje kugenda tukubwira. Ese ntabwo nava kuri mikoro nakubwiye ku bijyanye n'ubuzima bwa Meddy bw'urukundo, right? Umuhanzi wo mu Rwanda ngabo Meddy uzwi ku izina nka Meddy utuye muri Amerika nyine nk'ibisanzwe, yashyingiranywe n'umukunzi we Ifra ukomoka muri Ethiopia mu birori byabereye muri leta ya Texas. Yes, bivuga yuko bari bamaze imyaka igera kuri 5 bakundana. Meddy w'imyaka 31 mu kwezi kwa munani kwa 2019 yabwiye BBC yuko uwo mukunzi we icyo gihe yarahirutse kwerekana mu gitaramo yakoreye i Kigali ari girlfriend we, ntabwo ari fiance nk'uko bamwe babifashe kuko nta mpeta yanjye afite, nubwo yavuze nyine ngo ntabwo ari fiance none umukunzi we. Iyo mpeta yo kumusaba kubana nk'abashakanye yaje kuyimwambika mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 2020 nyine, ubu akaba ari ubukwe bwakunzwe rwose bukanamenyekana cyane. Yes, ntabwo ari byo gusa Meddy w'imyaka 31 nyine uko nari maze kubikubwira yakoze ubukwe budasanzwe, yakoze ubukwe bw'igiciro kinini cyane. Wari uzi yuko Meddy yakoze ubukwe bana yanjye? Sinzi uko nabikubwira. Ubukwe bw'aba bombi bwitabiriwe n'abantu bazwi mu ruganda rw'imyidagaduro, barimo abahanzi, abakinnyi ba filime, ba nyampinga n'abandi barimo ababyeyi, inshuti, abavandimwe n'abandi bashyigikiye intambwe nshya yatewe n'umuhanzi Meddy. Meddy yakoze ubukwe na Mimi nyuma y'uko mu Kuboza 2020 amwambitse impeta y'urukundo imuteguza kurushinga. Kuri iki rero ku cyumweru, yari ku cyumweru tariki ya 23 Gicurasi 2021, Mimi nibwo yanditse kuri account ya Instagram abwira Meddy yuko azakomeza kuba mu biganza bye iteka ryose. Meddy bivuga yuko agiye kwinjira mu muziki w'indirimbo zihimbaza Imana, icyo gihe nibyo byavugwaga, ariko ubu ngubu akaraba yaramaze kuzinjiramo. Yahise nyine akora indirimbo zirimo na wamusimbura igaragaramo Mimi, barushinze n'izindi zitandukanye. Iyi ndirimbo rero yabaye intangiriro y'urukundo rwabo, yasohotse tariki ya 9 Mutarama 2017, imaze kurebwa n'abantu benshi cyane kuri channel ya YouTube ya Press One Rwanda. Muri Nzeri 2017 nibwo Meddy yishuye yuko ari mu rukundo n'umukobwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yirinda gutangaza byinshi bimwerekeyeho. Yavugaga Mimi w'uburanga ugaragara mu mashusho y'indirimbo yise na wamusimbura. Urukundo rwabo rw'igifute rwagiye rushimangirwa n'amagambo meza, amafoto n'ibindi byinshi bashyiraga hanze. Ku ya 27 Ukuboza 2018 hacishikanye amafoto agaragaza umubyeyi wa Meddy yakirana urugwiro Mimi wamaze kuba umukazana aka kanya. Mu kiganiro cy'itangazamakuru nyuma y'igitaramo cyiswe East African Party cyabaye tariki ya 2 Mutarama 2019, Meddy yabajijwe uko umukunzi we yakiriwe mu muryango we, avuga yuko rwose ati turishimye cyane, byose byagenze neza. Nyarwanda rero nk'ikinyamakuru kidasanzwe cyagarutse ku bintu 5 byaranze ubukwe bwa Meddy na Mimi. Nanjye aribyo ngiye kukubwira. Meddy yaririmbiwe n'abahanzi bagenzi be atiriye Misigalo de Ben na Kate Kavuyo, aba bose baririmbye mu bukwe bwa Meddy. Ikindi kintu cya kabiri, Meddy yashingiwe ashyigikiwe n'abahanzi bagenzi be n'inshuti ze za hafi zizwi cyane, harimo nyine nka The Ben, harimo King James n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye. Ikindi kintu nakubwira kidasanzwe mu bukwe bwa Meddy, umugeni yagaragaje kwizihirwa ku munsi udasanzwe mu buzima bwe mu buryo budasanzwe. Ntabwo ariwe gusa, icya kane, abatumiwe bari babujijwe gufata amafoto n'amashusho, nubwo byarangiye bayafashe. Ukibaza uti kubera iki byari bibujijwe? Yes, ibyo byose ni bimwe mu byabi bidasanzwe. Icya gatanu, Meddy na Mimi bagendeye ku ifarashi, Mimi baramuterura. Ibyo nabyo byari byiza, nta byinshi mbivugaho. Ngayo amakuru twakusanyirije kuri Meddy, ariko rero tukaba turi kugutegurira icyegeranyo cyihariye ku mateka y'uyu musore, ibintu byinshi utigeze mumenyaho. Ni
icyo uzamenye nyine reka nkubwira ngo kora subscribe kugira ngo inkuru tuyikora uzaba hari. Iyi ni Big Show TV Rwanda, njyewe nitwaga Eddy Kelody.